Bruce Melody yanditse amateka nyuma y'uko akoze igitaramo kiza BK Arena. Ni igitaramo yahuriyemo na The Ben, Tyga mu gihe ibinyamakuru bye bimaze iminsi byandika amagambo atari meza kuri aba bahanzi bakoze ibitangaza muri BK Arena. Umva nawe. Nyuma y'iki gitaramo Bruce Melody yifashishije urukuta rwe rwa Instagram na Facebook, yashimiye abafana be baje kwitabira barimo baririmba Melody wacu, ariko Bruce Melody ntago yashizeyo. Nyuma y'uko igitaramo kirangiye cyari cyabaye saa 3 z'ijoro muri BK Arena afatanyije na The Ben, yahise asohora indirimbo bayita Pobomo yafatanyije na Diamond Platnumz. Nyuma y'uko indirimbo bari kuvuga ko itazasohoka, abantu baje kuyishimira ku rubuga rwa YouTube channel bita Bruce wacu. Iyi ndirimbo nyuma y'amasaha 5 gusa imaze kurebwa n'ibihumbi birenga 80. Ni indirimbo yafatanyijwe na Bruce Melody, Diamond na Joey Boy. Ni indirimbo imirimo uburyo bw'amapiyano. Indirimbo ni indirimbo nziza cyane wagira nawe ukayumva. Aba bahanzi bakoze amateka atakozwe n'abandi. Nyuma y'uko Israel Mbonyi ari we wujuje BK Arena, aba bahanzi bafashe agahigo ka kabiri ko kuzuza BK Arena ari babiri, Bruce Melody na Tyga. Bruce Melody yishimiye iki gitaramo. Ese The Ben warivuga hiki? The Ben yaje nawe kuja ku rubuga rwa Instagram atangaza amakuru meza, avuga amagambo meza, avuga yuko igitaramo cyagenze neza ukabyifuza. Ni igitaramo cyaje kwitabirwa hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 40 by'abaturage b'u Rwanda. Igitaramo cyabaye muri duce dutandukanye. Ese Bruce Melody ko yakuze agasha kugidasohorana indirimbo na Diamond, The Ben waraza kubigenza gute? Tugiye gutekereza umuhigo wa The Ben. Ese bye, njye ni John P Artist, bye.